magaze ntabwo ari mu karere ka Kicukiro mu by'ukuri ni mu karere ka Nyarugenge ni mu karere ka Nyarugenge ubu ngubu ndi hejuru gatoya ya Sopetrade ku bahazi ni mu Cyovu cyangwa se uturutse kuri Aperugunga ni muri ibyo bice ikintu cyatuzanye ahangaha uyu munsi mu by'ukuri ni ukugira ngo twereke abanyarwanda muri rusange batari bafite amakuru cyangwa se n'abanyamahanga batekereza yuko ikintu cyitwa ambasade y'abakongomani mu Rwanda yaba igikora. Twahasuye kugira ngo mu by'ukuri turebe nibura ko hari n'ikimenyetso kiranga ko hano hantu inyuma yanjye hano muri kureba niho hahoze hakorera ambasade y'abakongomani. Na ambasade rero yaje gufungwa. Amakuru twamenye nuko abasekirite cyangwa se abashinzwe umutekano bahasigaye ubwo twahageraga bo bamaze kubatubwiye ko nta kintu na kimwe cy'ikimenyetso kiranga nibura ko higeze kuba habaho umubano w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko ari abakozi bose bamaze kugenda, ibikoresho byose barafunze, ngira ngo ibyapa byari bishinze hariya nta kimenyetso kigaragara na kimwe ko hano hantu higeze haba ambasade y'abakongomani. Ibimenyetso n'ubundi ibyapa biri mu bintu biranga ibimenyetso, urumva nk'umuntu ushobora kuzanga ntashobora kumenya niba koko hano harahoze ambasade y'abakongomani, ntabwo bibaho, urumva, kuko nta kintu na kimwe kibigaragaza uretse ngewe uri kubibereka. Cyakora wenda mu mashusho yandi tuza kuba twerekana tukaza kuba tubereka ko hano hantu ari hamwe nyine hahoze ambasade y'abakongomani, ariko ubu ngubu ikaba itagihari nyuma y'uko umwuka hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bidakomeje kugenda neza. Ndi hagati rero n'ubundi kuri uyu muhanda ndiho, ngira ngo turebye hepfo gatoya murabona idarapo ry'igihugu cya Canada. Iki gihugu ni igihugu leta y'u Rwanda nayo yaraye ihamagaje ambasaderi wa Canada mu Rwanda nyuma y'uko iki gihugu nacyo gifashe ibyemezo cyangwa se gifashe ibyemezo birimo gufatira u Rwanda ibihano. Ega gusuze cyane mwifurize ibihe byiza kugubwa neza cyane ukunda Iris TV Rwanda. Ndizera ko umeze neza, ndizera ko Nyagasana gutije uburambe ubugingo ndetse uhahe uronke. Na Iris TV ndi kumwe na Jacques maze igihe kinini ababwira ko azajya duha amakuru ari exclusive, akaba yasura ahantu runaka, ibirera akazajya bikora kugira ngo ahinyuze byinshi cyane. Jacques ndakwakiriye. Urakoze cyane Blaise, umeze ute? Ni poa cyane wa Kigali ariko akazuba ngo karamereye neza. Izuba umva, izuba rimeze bad, rimeze nabi cyane, ariko nanone turashimira Imana nyine ibihe byose dufite amahirwe mu Rwanda bura tugira klima nziza zitandukanye niza handi uko njya mbyumva, kubera ko ngira ngo mu ijoro ryakeye abanyakigali ubushyuhe bwari bwagabanutse, akavura kari kabonetse. Imvura bura ngo ni umugisha. Imvura ni umugisha cyane. Nawe urabyemeza? Aha cyane. Imvura ni umugisha rwose. Aha hantu watuzanye ni hehe turi gukorera he noneho? Urakoze Blaise, nkuko abantu benshi bamaze iminsi babitekereza cyangwa se babitubaza, hari abantu ngira ngo kuri Iris TV mu biganiro dutanga bya buri munsi abantu bafite amatsiko menshi cyane. Ubushize twagiye ku ishuri ry'abakongomani riherereye hariya hakurya Igikondo. Uyu munsi rero ahamagaze ntabwo ari mu karere ka Kicukiro mu by'ukuri ni mu karere ka Nyarugenge ni mu karere ka Nyarugenge ubu ngubu ndi hejuru gatoya ya Sopetrade ku bahazi ni mu Cyovu cyangwa se uturutse kuri Aperugunga ni muri ibyo bice. Ikintu cyatuzanye ahangaha uyu munsi mu by'ukuri ni ukugira ngo twereke abanyarwanda muri rusange batari bafite amakuru cyangwa se n'abanyamahanga batekereza yuko ikintu cyitwa ambasade y'abakongomani mu Rwanda yaba igikora. Twahasuye kugira ngo mu by'ukuri turebe nibura ko hari n'ikimenyetso kiranga ko hano hantu inyuma yanjye hano muri kureba niho hahoze hakorera ambasade y'abakongomani. Na ambasade rero yaje gufungwa. Amakuru twamenye nuko abasekirite cyangwa se abashinzwe umutekano bahasigaye ubwo twahageraga bo bamaze kubatubwiye ko nta kintu na kimwe cy'ikimenyetso kiranga nibura ko higeze kuba habaho umubano w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko ari abakozi bose bamaze kugenda,
ibikoresho byose barafunze, ngira ngo ibyapa byari bishinze hariya nta kimenyetso kigaragara na kimwe ko hano hantu higeze haba ambasade y'abakongomani. Uhereye ku cyapa Jean? Mpereye ku cyapa. Cyapa kuba cyavanwaho nkeka ko nta wirukanye embassy yabo. Nibo bijyanye ngira ngo. Nibo bijyanye. Gukuraho icyapa bivuze iki, bisobanuye iki? Gukuraho icyapa ni bya bindi nyine, ni ukuvuga ngo urebye ubutegetsi bwa Antoine Felix Tshisekedi ni ubutegetsi bwakomeje kuba bushinja u Rwanda ibyaha bitandukanye. Urumva rero ibimenyetso n'ubundi ibyapa biri mu bintu biranga ibimenyetso. Urumva nk'umuntu ushobora kuzangana ashobora kumenya niba koko hano harahoze ambasade y'abakongomani, ntabwo bibaho. Urumva kuko nta kintu kimwe kibigaragaza uretse ngewe uri kubibereka. Cyakora wenda mu mashusho yandi tuza kuba twerekana tukaza kuba tubereka ko hano hantu ari hamwe nyine hahoze ambasade y'abakongomani, ariko ubu ngubu ikaba itagihari nyuma y'uko umwuka hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bidakomeje kugenda neza. Ndi hagati rero n'ubundi kuri uyu muhanda ndiho, ngira ngo turebye hepfo gatoya murabona idarapo ry'igihugu cya Canada. Iki gihugu ni igihugu leta y'u Rwanda nayo yaraye ihamagaje ambasaderi wa Canada mu Rwanda nyuma y'uko iki gihugu nacyo gifashe ibyemezo cyangwa se gifashe ibyemezo birimo gufatira u Rwanda ibihano kubera icyiswe amabwire ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho n'ubundi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeza kugenda ishinja u Rwanda kuba rufite ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kongo ivuga ko muri iki gihugu cyatangiye kampeni yo kugaragaza ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari ingabo za RDF zibarirwa mu 4,000. Ngira ngo ibi ngibi n'umuyobozi wa AFC M23 Corneille Nangaa ejo yarabihakanye, avuga ko nta musirikare wa Kongo yigeze abona ku butaka bwa Kongo, ko ari abakongomani bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda, kandi ko bazakomeza kurengera uburenganzira bwabo cyangwa se kurwanira uburenganzira bwabo. Ariko ibi ngibi amahanga nanone arasa nkaho atari kubifata kimwe cyangwa se ngo abyumve kimwe, yumve ko hari abantu bafite uburenganzira bwabo bari kurwana uburenganzira bwabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni nayo mpamvu twaje ahangaha. Mu kugera ahangaha benshi bibazaga ngo byagenze gute, bibazaga ngo se muvoma kuri ambasade y'abanyakanada nyuma y'uko ambasaderi ahamagajwe, muvoma ziraza kuba zikomeza ariko by'ukuri abantu baragenda bakenera serivisi, kubera ko nubwo umubano navuga usa nkaho wajemo agatotsi kubera kuvuga ngo iki gihugu tugifatiye ibihano, ntabwo biba bivuze ngo umubano u Rwanda ruse rucana umubano n'icyo gihugu. Gucana umubano ni ikindi. Abanyamerika ejo bundi ikintu bakoze nuko bafashe bamwe mu bayobozi b'u Rwanda babashakira ibihano, babashyiraho ibihano, ariko ibyo ngibyo ntabwo bivuze ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'u Rwanda byamaze gutana umubano. Ububirigi nuko bwagenze. Ububirigi nicyo kintu bwakoze, bwahagaritse zimwe mu nkunga zagenerwaga inzego zimwe za leta mu rwego rwa politike, ariko izijyanye n'imibereho n'ubuzima bw'abakene, izo nkunga ngira ngo muzi neza ko zo zikiriho. Rero ikintu u Rwanda ruri gukora ubu ngubu narwo ruri gusubiza kuko ni igihugu kigendera kuri demokarasi, ni igihugu nacyo kigaragaza, ni ukuvuga ngo ni urugamba, ni intambara, navuga ni urugamba nyine, urugamba cyangwa se intambara ishingiye kuri politiki, aho noneho abayobozi batandukanye nabo batangira kugaragaza mu by'ukuri u Rwanda twebwe nk'igihugu duhagaze u Rwanda twebwe turemera iki? Ese u Rwanda ni igihugu kuko gishobora gushoza intambara kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Kenshi ngira ngo tugende ku masezerano ya Rwanda ndetse n'amasezerano ya Nairobi. Aya masezerano icyo yavugaga nuko ibibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, intambara ihuje FARDC n'umutwe witwaje intwaro wa AFC M23, abari mu bishyikirano dukurikije nanone inama ya SADC ejo bundi ni yahuje abayobozi bo muri SADC n'abayobozi bagize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Icyo bahurijeho bose nuko hagomba kubaho ibiganiro kugira ngo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo haboneka amahoro. Hagomba kubaho rero ibiganiro,
ariko ibiganiro bikaba bya biganiro bidaheza, kuko mu gihe uwo muhanganye nawe udashobora kumutumira mu biganiro n'ubundi ntabwo ibyo bintu bishobora kuzarangiza intambara. Urumva M23 rero nayo yavugaga nayo igomba kubitumirwa muri ibi biganiro. Ikindi kandi tunabibutse ko mu by'u Rwanda ruri kugenda ruvuga n'ubundi kuba u Rwanda rwafatirwa ibihano maze kumva ni ibihugu bingahe, ngira ngo Abongereza bari mu bafatiye u Rwanda ibihano, Ababiligi barimo, Abadage barimo, Abanyakanada nabo barimo. Ariko noneho reka tugaruke kuri Canada. Canada ibi ngibi biravuga ko ibikoreshwa, ngira ngo ni ku munsi w'ejo cyangwa se uyu munsi hari inama mpuzamahanga ijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ku nyungu leta ya Canada ifite muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Igihugu rero gifite inyungu muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Uzi ko minisitiri w'intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo batangije kampeni yo kwangisha amahanga ariho hose u Rwanda. Urumva nka Canada kuruharabika nta kindi kintu yashoboraga gukora uretse guhita nawe yidekarara ko ifatiye igihugu nk'u Rwanda ibihano. Ni abantu tuza kugenda tugarukaho tunababwira umubano w'u Rwanda na Congo igihe watangiriye, umubano w'u Rwanda na Canada igihe watangiriye, w'Abongereza, w'Abadage. Ibyo byose yego nibyo ni ikintu kiremereye, ni umuti ushaririye, ariko Abanyarwanda twanyuze muri byinshi, Abanyarwanda banyuze muri byinshi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame niwe wavuze ko aho u Rwanda rwanyuze niho habi kurusha aho ruri uyu munsi. Kuba rero u Rwanda n'ubundi rwatereranwe, abangaba bari kugenda bafatira ibihano nibo bari bafite icyo bakora, nibo bari bafite icyo bagomba gukora igihe habaga jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, ariko n'ubundi nta kintu bakoze. Nta gitangaza rero kuba n'ubundi bashyigikira leta ikorana n'abajenosideri, leta ya FARDC, igisirikare cya FARDC kiri gukorana n'umutwe wa FDLR. Unibuke neza ko badukurikiye neza ko bino bihugu biri gushyira igitutu ku Rwanda nibyo byemeje bifatanije n'umuryango w'abibumbye. Urumva kuko umuryango w'abibumbye urimo ibihugu hafi byose biri ku isi, byemeza ko umutwe wa FDLR ari umutwe w'iterabwoba wakoze jenoside ku butaka bw'u Rwanda. Uyu munsi wahungiye muri Congo, wahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, kandi kugeza ubu uracyahari, uri no mu gisirikari cya Congo. Yego, uyu mutwe kwera ingengabitekerezo wayo waragiye ufata abitwa Abatutsi bose cyangwa se Abakongomani bavuga Ikinyarwanda ariko bo mu bwoko bw'Abatutsi. Cyakurikiyeho ni icengezamatwara n'ingengabitekerezo yo kwerekana ko abo bantu n'ubundi ari Abanyarwanda, batangira kwicwa. Birababaje rero kuba ibihugu nk'ibi ngibi, birababaje kuba igihugu nk'iki ngiki tuvuge nk'igihugu nka Kongo yo kuba ibigikora biri mu nyungu zayo. Ariko se wakwibaza nk'igihugu cya Canada, ni igihugu gikomeye ku isi, ni igihugu cyabayemo umugabo bita Roméo Dallaire. Tuzi nibura we ubutwari yagize, nubwo atari afite ububasha bwo kuba yatabara, ariko nibura yatabarije u Rwanda mu gihe cya jenoside. Abanyamerika baragenda baricecekera, hagira igikorwa, ariko nibura yaragerageje. Yaranavuze ngo iyo nza kugira imbaraga nagomba kugira icyo nkora, ariko nta mbaraga yari afite. Uyu munsi rero nibe tubona umugabo nk'uyu nguyu ufite amateka muri Canada, ni umugeneral, ni General Roméo Dallaire, ni umusaza watanze ubuhamya, ariko uyu munsi bakabona ko u Rwanda ari cyo kibazo. Ngira ngo ibi bihugu bikwiye kugira imyumvire. Ikindi ntibikwiye kumva amabwire, bikwiye gukora visite. U Rwanda icyo rugaragaza ni nacyo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yabwiye Ambasaderi wa Canada mu Rwanda, amubwira ko icyo u Rwanda kugeza amagingo ya ahantu u Rwanda ruhagaze ni ugukomeza kurinda Abanyarwanda no kurinda ubusugire bw'igihugu cy'u Rwanda. Uyu munsi ngira ngo ntago nakurekura ntarakubajije ku kijyanye na ngira ngo abashinzwe cyangwa se ubucukuzi bw'amabuye mu Rwanda, amabuye y'agaciro umaze gufata indi ntero. Uyu mwaka ubwo no kuvuga ngo mu kwezi kwa mbere Mutarama 2024 hiyongereyeho hafi 4 n'ibice kuri uyu mwaka. Bivuga ngo uyu mwaka rero ubucukuzi buri hejuru mu Rwanda. Hari amabuye y'agaciro, wabyakiriye gute? Mu Rwanda hari amabuye y'agaciro, ndetse menshi cyane, ndetse ngira ngo muri report yasohotse ejo bundi yagaragazaga ko u Rwanda rushobora kuzinjiza asaga miliyari y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, n'amafaranga menshi cyane. Ni amafaranga tutajya tubona mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. By'umwihariko
reka tureke ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro nibyo perezida wa repubulika yigeze kuvuga ngo ni gute repubulika iharanira demokarasi ya Kongo yavuga ko u Rwanda ruri gusahura umutungo kamere muri repubulika ya demokarasi ya Kongo akibaza ati ese Imana yakunze abakongomani Imana yakunze ibyo bihugu bindi bivuga ko bifite amabuye y'agaciro kurusha u Rwanda ni igihugu kiri hagati ejo bundi sinzi neza niba ruzi ko muri ku mugabane wa Afurika u Rwanda ari rwo rucukura amabuye yo mu bwoko bwa Wolfram ni u Rwanda nicyo gihugu cya mbere ku mugabane wa Afurika gicukura ubwoko bw'ayo mabuye tuzi ubwoko bw'ayo mabuye ni amabuye akorwamo ibintu byinshi ibi byuma byose biri meto ibyuma byose bikoreshwa mu nganda zikora imodoka mu mashanyarazi hose ubwo bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse aracyari ubushakashatsi bugaragaza ko u Rwanda n'ubundi ubutaka bw'u Rwanda bugifite ubundi butunzi bugifite nk'iyo Wolfram bakubwira ko u Rwanda rushobora kwicukura nibura mu gihe cy'indi myaka 50 iri imbere itarashira kandi iboneka nta kibazo ahubwo ibintu byagiye bibaho nuko ibijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro tekinoloji yabyo ibihugu byinshi suko ko bidafite buri gihugu buri Imana uko yakiremye kigenda gifite umwihariko gifite iby'Imana yagihaye byiza gifite bizagitunga bamwe bafite petrole abandi bafite amabuye y'agaciro abandi bafite na clota mu Rwanda rero byinshi birahaboneka ngira ngo hari report wigeze kumva mu minsi yashize igaragaza uburyo mu kiyaga cya Kivu hari ubushakashatsi buri gukorwamo uretse gaze irimo ariko noneho hari ubushakashatsi bwavuga ko noneho hari na petrole ibyo se none natwe ejo bundi bazabituziza bazavuga se ko twayije muri Kongo bazavuga ko icyo kiyaga kirimo petrole cy'abakongomani ntabwo bibo abakongomani ariko nabyo byavugwa kuko urebye neza Jacques uyu munsi n'ubundi Lac Kivu ikora kuri Kongo rero wabivuga wenda n'ukwigiza nkana ariko natwe Kivu turayifite turayinjinga amateka y'u Rwanda agaragaza ko abakoloni ubuzima cyangwa se n'izi ntambara zose ingaruka y'intambara turi kubona inyinshi zituruka ku bukoloni bwageze gutya bufata u Rwanda burugabanyamo uko rutangana ntabwo u Rwanda rwanganaga gutya Kivu yari yacu ibice byitwa reka ibyo ndeke kubivuga ba nyirabyo bazabyivugira ni nazo ngaruka ziri muri Kongo ku bakongomani bakoresha ikinyarwanda ku bakongomani bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda bavuga ko bari kurwanira gakondo yabo ngira ngo Bertrand Bisimwa uyu nguyu uyobora M23 ejo bundi niwe wavuze ngo twebwe tugize amahirwe yo kugaruka ku butaka bwacu nta n'ufite uburenganzira bwo kuzongera kuba dukura impamvu ni iyihe hano hari abana bacu imiryango yacu bamaze imyaka 30 bari mu buhunzi batagira ku butaka bwabo batazi umuhumuro w'ubutaka bwabo ikintu cyitwa inkomoko ikintu cyitwa ubutaka muntu ndi kubwira waba uri ku mugabane wa Amerika ku mugabane w'Uburayi urumva abanyarwanda ni bavuze ngo amazi arashyuha niyibagirwa uwabo na mbeho kuki se inkotanyi cyangwa se abanyarwanda bari barahunze muri za 59 urumva bagezeho bakumva ko kuba mu buhunzi ari ikibazo bagataha mu Rwanda bagarana gutaha mu Rwanda ni inkomoko bari abantu bari kurengera uburenganzira bwabo abakongomani abanyamurenge ngira ngo bashinze byinshi none ngira ngo nka Joseph Kabila wayoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imyaka igera kuri 18 yego Roland Desire Kabila aliwe papa wa Joseph Kabila niwe wanagaragaje ku munsi w'ejo mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru cyo muri Namibia avuga ko uko byagenda kose muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo hagaruke amahoro ari uko imitwe cyangwa se ibihugu biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bivuga ko biri kugarura amahoro byose byabanza bikavayo none ikibazo kigasigara mu bakongomani ubwabyo agaragaza ko Kongo ubwayo ifite imitwe irenga 100 we yavuze 100 nibura nikanyakanya ariko uyu munsi ubwo ari nitazwa ahubwo ari nitazwe kuko erega muri Kongo ni igihugu cy'akavuyo na hantu byuka nawe ufite imbunda cyangwa waziguze ugafata umusozi ugatraininga abasori bawe urumva aho hantu wabuzi ko ari amabuye y'agaciro mugatangira mugacukura nako kavuyo nyine aba banyamahanga rero bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bumva ko ari igihugu kwikorera ibyo bashaka urumva igihe bazaba bavuye muri Kongo ese MONUSCO imaze imyaka isaga 20
hafi 30 yagiye kugarura amahoro ikora iki iri gukora iki abaturage kugeza abaturage ba Kongo bagera bakavuga ngo mwebwe MONUSCO mukwiye gutaha iwanyu mukatuvira ku butaka UN narakora declaration yo kumva nibura abaturage. Hari umugabo wigeze kuba ambasaderi mu gihugu cy'Ububirigi yayobowe n'umuryango wita Médecins Sans Frontières, ni umuryango w'abaganga batagira umupaka, ngira ngo ku munsi w'ejo tuvugana yari muri Republika Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo niwe wavuze ko yatunguwe cyane no kugera muri uyu mujyi wa Goma nyuma yaho ufashwe na M23, avuga ko ugereranyije nuko wari umeze umutekano ari wose, nta kavuyo karimo, isuku yakozwe binyuze mu byo bita salongo. Salongo ni umuganda, niko abakongomani bawita, umuganda bawita salongo. Ariko benshi banavuze ko wenda ko hari impamvu wenda zibazo, bavuze ko impamvu ngo bavuga ngo M23 ngo n'abanyarwanda, ngo nuko mu Rwanda ngo hari isuku idasanzwe, ngo ndetse ngo na hariya mwatangiye kwajyana umuganda waruzwi mu Rwanda. None mwawujyanye na hariya ni icyaha se? ngo urumva ngo aha ngo birahuye. Ako kantu bagasobanura umuntu ushaka kuzana ko conflict, kuko kuba Goma yagiye misuku noneho biganye u Rwanda ari abanyarwanda bari kubikora. Nekereza ko marubujije umuntu utabyumva. Nekereza ko icyo kintu Blaise, nekereza ko icyo kintu kirimo ubujiji buhambaye. Ni ministri mu gihugu cy'u Burundi, ngira ngo ni ministri ubanye n'amahanga cyangwa se niba atari ubuzima sinibuka neza, naza kuza kuba mbireba neza. Ejo ndi watangaje ko umurundi bazafatana amasashi bazayamuhekenyeje. Ese u Rwanda ko ari rwo rwaciye amasashi imbere, wenda nawe n'u Rwanda ruri clean, wenda nawe ni umunyarwanda se abafite amasashi mu gihugu cy'u Burundi se ubwo nabo ku Rwanda rwo rwatangije programu nziza urumva mu Burundi bakaba yitangije. Tuvuge ko uriya noneho ari yashyigikiye gahunda z'u Rwanda, kandi tuzi nabo isuku n'ubuzima, isuku n'ubuzima uko byagenda kose wabyanga byo no kwidefanda bidakunda, kuko abantu bamaze gusobanuka, ahubwo akavuyo n'imiyoborere mibi nicyo kibazo, nicyo kiri gutuma n'uwo muhanda bawuki. None se niba uvuye hano ukajya mu mujyi wa Paris, ukajya Amsterdam, ukajya hari imijyi tujya tubona iri clean, nta myanda usanga mu muhanda. Kujya Dubai urumva abatembera bajyayo, kujya muri China imyanda si ibona he. Ariko se kuki noneho Afrika ariyo izaza ikitwa ikimoteri, tukumva ko ikintu cyose tubonye dushyiraho, tubonye icupa ry'amazi, biswi bishashu gata mu nzira. Kabone niyo Kongo nubwo ari igihugu wenda gifite ubukungu ku bintu by'inyabuzima, igihugu cya Republika Demokarasi ya Kongo gifite, mu gihe tabungabungwa neza, environnement nayo irakenewe, kubungabunga ibidukikije birakenewe, nabyo byagira ingaruka no ku mibereho y'abaturage. Ni imyaka myinshi se ni kangahe twumva muri Republika Demokarasi ya Kongo hagaragaye indwara zirimo za macinya, zirimo za korona n'ibindi. Ziterwa n'iki se? Ziterwa n'umwanda. Hanyuma niba ubonye abantu bajijutse baza kukubwira ko udakwiye kubushyira umwanda imbere, abo ngabo hari ryo bita ese kuba umunyarwanda agira isuku, noneho ko umunyarwanda arangwa n'isuku nabyo biza kwitwa icyaha? Ni cya Republika Demokarasi ya Kongo iza kuturega? Ibyo byo n'ubujiji n'imyumvire mibi. Ibyo ntabwo twabyumva kimwe, ngira ngo ahubwo tuzabigisha byinshi. Birasobanutse ko ubwo ukeka kako kantu k'isuku rwose n'u Rwanda, yego mutwigireho. Nahoze nkora ikiganiro bundi ndavuga nti ibyo ari byo byose hari abahanzi bacu bakora, hari abazungu biganye indirimbo z'abahanzi nyarwanda kandi bagakora amakava neza. Ndavuga nti reka dukore rero dusagurire n'amahanga. Hatangiye campaign rero, nahoze ndeba kuri social media, TikTok, ndeba za Instagram n'ahandi hose, icyitwa Umunyamurenge bakoze campaign yo kuvuga ngo twebwe twese turi mu mahanga, abana batoya dushyire hamwe, dufashanye kandi turwane ku burenganzira bw'abanyamurenge, abakongomani bavuga ikinyarwanda ariko bari guhohoterwa. Iyo campaign wayakiriye ute wowe nka Jacques? Ngira ngo iyi campaign ni ikintu cy'ingenzi cyane, nyuma yuko bamwe mu bayobozi cyane cyane nabo mu burengerazuba bw'isi, nyuma yuko reka dufate nk'urugero, uribuka Donald Trump ubwo yiyamamazaga, niwe muntu wa mbere wari wararwanije ikintu cyitwa TikTok cyangwa se n'izindi mbuga nkoranyambaga, social media zimwe na zimwe, aho yagaragazaga ko zaba zibangamye. Ariko nyuma yo kumenya valeri yazo, yo kumenya agaciro kazo, byaramufashije bituma agira n'intsinzi.
bituma na nyuma yo gutsinda amatora avuga ko icyo yarwanyaga kirimo nka TikTok kitagomba kuva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nubwo hari bamwe babirwanyaga bavuga ngo ni urubuga rw'Abashinwa n'abantu bari gukora ubutasi, ariko noneho reka turebe influence y'iki kintu kijyanye n'imbuga nkoranyambaga buriya uko byagenda kose. Yego. Umunyamerika uri hariya, umwongereza, umutaliyani, kubera ko abo bantu turi kuvuga abanyamurenge, abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda n'ubundi bari hirya no hino ku isi, n'impunzi zahunze bo baranabivuga rwose. Oriyo kugira ngo u Rwanda buri munsi tujye duhora twisobanura, nabo nicyo gihe cyawo cyo kugira ngo basobanure uburenganzira bwabo, banagaragariza amahanga icyo abantu bari kurwanira muri Kongo, icyo bari kurwanira, icyo M23 iri kurwanira, impamvu AFC M23 iri gukora, impamvu imitwe nka twirwaneho ivuka, nukubera karengane bari abantu bakorerwa. Niba rero abantu bakorerwa karengane, urumva amahirwe bagizeho wenda abo ngabo tuvuge ko bari mu buhungiro, bari mu bihugu byabakiriye, ariko se abasigaye ku butaka bari guhohoterwa, bari gutwikwa. Isi komeza irebere. Ibi ngibi niho hajya haturuka ikintu bita jenoside, amahanga agahakana jenoside, ikaba abantu barebera, barangiza bakazavuga ngo sosole massacre. Massacre itandukanye na jenoside. Nyamara tuzi neza ko umugambi wa FARDC, tuzi neza umugambi wa FDLR w'ingengabitekerezo ya jenoside ko ari ukurimbura icyitwa umututsi n'usa nawe wari wese. Reka ngushimire cyane, ubwo ndizera ko byinshi uragenda udukurikiranira. Ku munsi w'ejo nabwo tugomba kuganira, ngira ngo uwitwa General Omega yamaze kugera mu Rwanda. Ibyo byose nibyo uzagenda utuganiriza, ngira ngo ubwo turabararitse. Hari n'igihe nabyo twabiganira mu kanya, biraterwa n'umwanya wawe niba utwemereye. Murakoze cyane.